Bite byahise muri umuntu uzindukanye amavuga urugwigera ahubwo se mwebwe muri kujya he Kasha tugiye ku muhanda kureba ibyo kurya naba namwe kanegendere rero aho suraza kuvayo abantu bari wese aho gusize kuri buveyo shaho ndabimenyereye mbabara Sha Isabel kabisa ndabona barahuritse none se mama wanjye yararashira ngenda mutse ntajyaneze ahubwo dore twanagutindije tugende mu rwego rwa maidere kukunda no kwibutanya bikere nuko shamu bamukoze nise ntabwo ndi bubakiriza aya ahubwo reka tugende nta kibazo ujye kwiga hehe se usabu ujye kwiga hehe utambaye ngo ni ka Isabel Zambe dore ikishipo kambaye dore igishati yumva yirirwa yirata ngo nyaza mu kirori ngo nizabahanga ugomba kuzwa ubuhanga se ubuhanga iki kirirwa bakopera ngo nagaha ujye kwiga hehe ni gacishwa genda dufite kwizibanye ngo uyu mwamwe ubusanzwe ni inkweto zo kujyana ku ishuri do byaranacitse do wajya uvuga tukaguha ubufasha nta n'isoni umva sitenda izi muri ya mati n'ubundi turabizi ko ari agaswa ibintu byose gakora ni ugukopera hari kwirizwa aho ngaho n'ibi bisatsi ubu nabi ese ubundi wagira usokoza ino misatsi uzaze tukwereka ahantu bajya badukorera imisatsi nawe bagukorera tuzamutera inkunga y'igisokoza cyokoze reba ibisatsi ewe ngo nawe uri umukobwa muzima mama kibondo ngareba hano mubwire kore mama we ubwo se uri kurira iki ko tutagukubise fashe twigendere turakana nawe kumana kuba n'abakobwa nta kintu nabagize buri munsi ntabwo njye niga neza nzajya ngira mama nese mu rugo hano baneze ubu nzayungirayo koko mbo isa ni ukuvuga ngo gifate gahoro manu utayanduza oya buretse niyo nayanduza niyo nayanduza n'ubundi turayijyana turi witsindire gusakura uretse gatonya wahi ndakwemba oya aracyarimo ariko mwe hano halo yego Visto komande naritanze ndumva nakiri gisigaye okay ubigenze gutyo yego ayibonye sawa wasigaye rimwe hanga hasigaye muri hasigaranye muri tata tuyigurisha ahubwo manje mfite n'umukiriya manje tata tuyigurisha hasi none se basundi wowe nta n'ubwo ubona rero kuza rwose twicaye dore n'ijyana oya babureka wowe ntabwo mwakabaye muri mu masomo
none murimo mwakina isimbi ibyo ni ibiki mwambaye mu ijosi bimeze nk'ibikoba bya rusake cyangwa ibihembe bya ruhaya ntabwo mwakabaye muri mu masomo sibyo ntabisobanuro nkeneye bitewe n'ibyo muri mu masomo are musajye kwira none ngaho ariko wari kubushizemo imyaka nawe umwanya w'agasa none urw'uyu munsi turarukira babashirisha ariko mana ndeke twe twisiga ka makeup ngo sha Bibse mana we shasi ukuntu ufite uruhu rwiza hano ka makeup bebe kutasigiye hano se urishima mugenzi wawe bakubona uricinga ibiganza by'intoki eshanu kugira ngo nagura kubona murakora icyanga nari mbizi yuko Sharon na Fidela batagomba kubura mu bantu ngomba gufata none se kuba twari turi aha ngaha hari ikibazo gihari izi saha muri mu biki katsirimo trika mwiga nta n'agapapuro mufite nta gakaye mufite ngo murimo muriga nta soni none se ubundi nawe tugurira amakayi ese ubundi mwiga muri classe turi kwiga kuri hoteli muri kwiga kuri hoteli Fidela ntabwo ari we chef de classe njyewe none murakora icyanga icyo twaba dukora cyose ntabwo bikureba kubera yuko nta nubwo mbere abandi iminwa yabo ntabwo mwakabaye muri mu masomo amasomo se yiki n'ubundi nari nzi ko mu bantu ngomba gufata wowe na Sharon ngomba kubafata hari ikintu twakoze se none nta gapapuro mufite ngo muri mu amasomo yahe agapapuro se ko ari twebwe ubundi twigurira amakayi hari amakayi tugurira urumva ukuntu usubiza none uragira ngo usubize ngo iki nuko usubiza master nuko nguko ndi kubona nagusubiza unatubabarire kandi urabizi aho musanga murahazi ku biro byanjye vuba akushaho uyu master nabi ariko so agakombye none se nakagombye kumubwira nuko uratwicishije ngomba kuvugisha ukuri oya ntabwo ariko wari kumuvugisha ubu se koko nibazabibwira ababyeyi bashobora kuduha mwese mutinya ababyeyi banyu video shot turabatinya utanga ukuri ariko ushyiramo imiyaga ariko twirengagize ibyabaye ariko njyewe maze guhaga master Wino hano ngutume. Ariko Isabel ubundi uri mu biki? Inda yakubyaye baravuyemo ibijumba tukiri. Mama nawe ntugacyo uhora umbwira gutyo sora nibyo. Umva cha hano ujye gushaka ibyo twirira. Genda ujye gushaka ibyo twirira. Genda. Genda gushaka ibyo twirira. Mama nzona ndiuze kubikura yego. Nawe ujye kubishaka. Ubwashize ko nagize imana bakaza bakatugabura ubu ngubu hano uyu munsi ndabikura. Ubundi so wamzaye nge nigeze nkubya. Twabwiriwe none tugere no kubura. Ajya kubishaka. Genda ujye kubishaka. Reka nza nicarire na bino biryo mbi bijyana ubwaho bicyabwose ariko kakobwa kaba kanzengereje reka kanzengereze kuko ubu nashyira amaraso ku mubiri kari agakobwa kahese ko ukabona ntabishobora ko yewe kari agakobwa karanyobeye ubundi nashyira amaraso ku mubiri gute koko kirirwa kantesa sinagira icyo nkora ngo ntere imbere usibye guhora mpangayitse gusa mana nyagasani ntacyo reka birye nako kagende kabwere ubundi bukaranzengereza mu biki nako bwako ntikajya gashyira amaraso ku mubiri ubu kuko nzabigenze ne koko akanirira ndumva nabyo binaniye sinabishobora kari agakobwa karanzengereje
ese bakabyaye ntiyakabonye ubu se njyewe nabigenza nte koko ndumva nta kindi nakora rwose ni akazi ke ariko karanzengereje kari agakobwa ariko se ubundi Fidele iyi weekend baduhaye ibyumweru bibiri turayimaze iki? weekend iri nyinshi Wana rwose nanjye ndumva rwose ni nyinshi cyane. Igitekerezo rero reka tuhamagare abatipe tuze gupanga ikirori bamwe twari turi kumwe. ahubwo ibyo Ibyo ni sawa. Reka niyambarire akagurumete kanjye dore n'ubundi directeur Imbere n'imbariro y'ibize ukuntu ari keza shani na keza. aba yambangamiye. Ajye yihangana rwose. yihangana Ubwo batwirukanye rero tukishima ko tugiye gupanga ikirori. Shanjye mu rugo nta kintu bantwara. nawe se Njye nta kintu uri banjye. nkanjye saa zose njye natahira cyangombwa nuko buriya Ubwo se utinye wanyu. nawe uratinya Uzi daddy. akagenda Inkumi imeze nkawe ingana nkawe. Ashajya rwaje. reka Ujya ukigira umwana ngo urenze waje. ni ukuvuga ngo ntushobora kurenza isaha Dore badari. Uyu ni umuntu. none aha ngaho ni sawa Dani meze bite basa none man master yaturaburije wallahi hangaro umva nugutwika ugutse sha sasa meze bite ariko man master nari muri kubika ikofisi Inshuti zanjye nari mfite agatekerezo ko mubona ko batwirukanye kandi weekend ebyiri ndumva ni nyinshi nta kuntu twapanga akarori nubwo twamara nk'iminsi 3 rwose dusagamba murabibona utese none se harimo icyo kunywa no kurya se ubwo rwose nanjye yapanga akarori hatarimo icyo kurya no kunywa ntabwo nyine mbabwire igihe ikibazo ndumva nari buze kuba mari wasasa gusa uzaba wagiye he man muri mita ya mbere bimeze neza wana uriya nawe ubwo si ubwo ngubwo kubera icyo uvuze ko utazaba uhari kandi nshaka ko tuzabyina umva mureke mbaye igitekerezo mwese tukazazana ka gakobwa akahe gakobwa se akahubwo ushatse ka Isabelle kareka umwana w'abandi mu mwihorere kakandi kazo reka kibazo ahubwo mumbaze ngo azabyemera kuza reka mbabwire rero kubera ko akunda kwiga tuzamubwira ko tugiye ku ishuri ahubwo ibyo ni byo sawa ahubwo ibyo ni byo byiza mva rata mbabwire igitekerezo iyi duri wayihereza Denise Dedi wabishobora sibyo nzabikora cyane nanjye ndumva naribi niba azaba hari nanjye naribi nazo ariko wowe kashaho ukunda ka Isabelle sibyo birakureba kandi nta nubwo abakwitayeho habe n'agatekerezo abayibereye mu masomo wese by'uburi birakureba turabibona ahubwo reka mbabwira igihe cyose mwavugiye nibwo bwa mbere nakumva muvuga ikintu kizima ariko hari icya Johnson kiracecetse nk'aho ari cyamaneko wagira ngo ni cyamaneko n'urushya rucunge neza ukuntu rucecetse Imana je ntabwo ndimaneka ahubwo naherekare ndebe ibyo murimo mbona nasanze uzi twose ndiho oza nize kaka baga ngende mbazanire mite mbaremera ahubwo gwino tujyane ngubite baga nikomere twagiye
tugende dukora imibare hakiri kare. None se tumbere ibonyeje. Oya ntakira aba ariko cyahita turangiza nta kibazo. Okay, baby, dore ngwira wa mwana namuzanye akasikanye nakarangiye. Ndetse neza shadeli. None sangane tuje kwiga mukari. Ese ko buranga hari ikibazo gihagije gakeya. Uya manzi mumbwire. Bagiye kuzana ikaye ya mate basi Ushaka siyo kudusobanurira mate Oya ntabwo twakongera kugukubita. Mwankunze noneho. Igashananutswe ngo konda. Gace cyane please Isabelle Claire. Amusigire mama. Kurege mugiye kugeza ijisho buretse gatoya. Oya ukamushyirireho keza mama. Kwajya umenya fresher ukaba umusirimu. Murabona amasaha atari gukora. Shadeli reka ngusigire ukuntu uberewe. Sha utaseka wakeza noneho birenze. Ibyumve ngo Ushushanyijeho gute? oya reka ngushyirire no konzara. Oya musaba gushushanyaho gute. Cyane muri mva reba ukuntu tumeze. Ntabwo ngusigira byinshi. Ako wajya ureka kwigira neza. Sharo ndaje. Isabelle yego shasha. Isabelle. Chérie, kono kabaye keza mama yanjye. Ndagukunda. None se Kumbona se warakaye. none se ndababwiye ngo munkunda. Uyu munsi numvaga nshaka Ni sawa shusho bimeze bitese. None se we kutari kuma gahunda kandi twebwe twabisoje. Umva uyu munsi kabisa ni ukwihimura. Wakabonye se? Wakabonye? Wabonye ikoca? Okay, sawa turaje. Nta kibazo rwose nimba amafaranga ari tayari turaje. Sawa sawa. Oya. Tumwereke. Kanze mwereke ko rwose twigiye ahantu hamwe ariko Karame ndaje. Sawa na kibazo umusonera icyo kunywa. Ego. umashine wanjye kagusukura zitugo hagushaho mana. Fidela wahageze se? Isabella. Mana. Umva zinatomoye. Taboje bocho. Kasheli. Shawa keza. Nisenge nako mumva. Kanyweye bakamwe twebwe. Uya nta kibazo reka nkwereke. Kanyanga yose. Sinari nikumva. Sawa nta kibazo. Wari kumbaye fanta? Yego.